kiganiro Tsapa Fashion Show. U Rwanda turagerageza twambara neza, buri wese yikora uko abishoboye kandi akagaragara neza. Birimo biratworohera gukora ibintu bijyanye n'ibintu nyarwanda. Abanyamideli basohokera igihugu mu Rwanda. Kwambara gutya byatewe na klima yiriweho, nahoze mbona ari imbeho, hitamo kwambara akapira k'amaboko maremare. Niba wumva ko kwambara ibikwegera ari byo bikubereye, ubundi byose ni mu mutwe. Ikaze rero nanone muri cya kiganiro Tsapa Fashion Show, hahandi tukugezaho amakuru menshi cyane agezweho ajyanye n'imyambarire ndetse n'ubuzima bwa buri munsi. Muri kumwe nanjye Mugabe Ahmed ndetse na mugenzi wanjye Nihaye umubyeyi, akaba ari ikiganiro Tsapa Fashion Show. Duhereye rero mu gice cyacu aricyo Fashion and Lifestyle News. Mireille, dufite mayahe makuru? amakuru rero tubafitiye uyu munsi muri Fashion and Lifestyle News nuko uruganda rukomeye cyane rwo mu Bufaransa ruzwi nka Louis Vuitton rwateguye igikapu cyo gutwara mu gikombe cy'isi kizabera mu Burusiya mu kwezi gutaha. Reka tubikurikire. Dukurikirane byinshi. Mu gihe twitegura kwinjira mu irushanwa ry'igikombe cy'isi kizabera mu gihugu cy'Uburusiya mu kwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka turimo 2018, uruganda rw'imyambaro rukomeye cyane ku rwego rw'isi arirwo rwa Louis Vuitton rwafashe iya mbere mu gukora isanduku izatwarwamo igikombe cy'isi. Iyi sanduku ikaba ikoze ku buryo bwihariye, iriho ingufuri zifunze neza ndetse n'ibirango by'uru ruganda rwa Louis Vuitton imbere n'inyuma. Akaba ari ku nshuro ya gatatu uru ruganda rubarizwa mu gihugu cy'Ubufaransa ruhawe amahirwe yo gutunganya isanduku y'igikombe cy'isi. Si ibyo gusa kuko uru ruganda rwa Louis Vuitton rwanateguye ibindi bikapu bizakoreshwa mu gihe iri rushanwa ry'igikombe cy'isi rizaba riri kuba, ndetse n'ibindi byinshi birimo amadarapo y'ibihugu byose bizitabira rino rushanwa. Ikindi gitangaje ni uko uru ruganda rwa Louis Vuitton rwanakoze akabati kazabikwamo imipira yo gukina igera kuri 13 izakoreshwa. Iyi mipira ikaba imaze imyaka 48 ikoreshwa. Mu mwaka w'1970 nibwo yakoreshejwe bwa mbere mu gikombe cy'isi cyabereye mu gihugu cya Mexique. Ngira ngo rero Mireille, abanyarwanda benshi babonye ko Louis Vuitton izaba yateguye ibikapu byinshi ndetse n'utubati tuzakoreshwa mu gikombe cy'isi, ariko by'umwihariko nabonye akabati ngo kazaba karimo imipira. Aka kabati kazaba karimo imipira 13 yahoze ikoreshwa kuva mu 1970 mu gikombe cy'isi cyabereye i Mexique. Iyi mipira ikaba itarahindurwa kugeza amagingo ya ngo mu myaka 48 iyi mipira imaze ikoreshwa mu gikombe cy'isi. Dukomeje rero n'amakuru twabateguriye, ngira ngo ushize twabagejejeho imyenda igezweho y'abakobwa. Uyu munsi rero Tsapa Fashion Show twabateguriye imwe mu myambaro y'abahungu yabigezweho muri iyi minsi. Yego, umusore rero ukunda kugendana n'ibigezweho, Tsapa Fashion Show yahakubereye. Turebere byinshi hamwe kuri iyi nkuru. Akenshi iyo ubajije abagabo nimba bagendana n'ibigezweho mu kwambara, abenshi barahakana. Nyamara wareba mu myambaro atunze ugasanga harimo amapantaro akunda kwambarwa muri iki gihe, imipira n'amashati byose bigendanye n'igihe. Uyu munsi mu kiganiro Tsapa Fashion Show turarebera hamwe imwe mu myambaro igezweho y'abahungu. Duhereye ku mashati y'imirongo irambuye bakunze kwita vertical stripes mu rurimi rw'amahanga. Aya mashati akunze kwambarwa cyane mu gihe cy'impeshyi cyangwa bimwe twita summertime. Vertical stripes zambarwa mu bihe bitandukanye, aho twavuga nko mu biro iyo yambaye ugashyiraho ipantaro y'itisi, cyangwa se mu bihe byo kurimba iyo yambaranye n'ipantaro isanzwe cyangwa ikabutura n'utebeze uburimbye pe. Gusa iyo wambaye ishati urinda gushyiraho n'ipantaro y'imirongo kuko bita bisa nk'aho ari imyenda y'ijoro nkita pajamas. Iyi bakaba bakunze kubyita tonal dressing. Ushobora kuba ukunze kubyambara utabizi kandi ukabona birajyanye. Nubwo benshi tuzi ko atari byiza kwambara amabara amwe hose, nyamara iyo urebye ababyambaye usanga ari byiza pe. Dukomereje ku mapantaro bakunze kwita amakoboyi, nayo ari mu myambaro ihora igezweho, gusa buri gihe akaza umwihariko. Muri iyi minsi rero amakoboyi akunzwe n'adafasha umubiri cyane kandi nanone ntabe manini.
akaba adakora ku nkweto dore ko menshi akozwe nk'ahinnye bakaba bayita dad denim mu rurimi rw'amahanga. Aya mapantaro kandi uyambarira ku mashati cyangwa imipira, bikaba cyane akarusho iyo ushyizeho inkweto zifunze cyangwa se izo twita pantoufle. Indi myambaro igezweho ku bahungu ni amashati y'imirongo y'utuzu bakunze kwita karokaro cyangwa se checks. Aya mashati akaba akomeje kugaruka mu myenda igezweho ku bagabo, gusa muri iki gihe kugira ngo uhitemo neza wirinda afite amabara agaragara cyane cyangwa se apika, ukamenya ko nimba wambaye karokaro indi myambaro yawe ifite ibara rimwe cyangwa ritavanze. Ntitwakirengagiza kandi amapantaro y'imirongo ku mpande ariyo bita mu rurimi rw'amahanga side stripe trousers yagezweho cyane muri za 90. Aya mapantaro akaba agarutse nk'umwambaro wambarwa mu bihe bisanzwe cyane cyane mu mpeshyi, dore ko inganda zikomeye z'imyambaro nka Prada ndetse na Valentino bikomeje kugenda biyakora kuko agenda akundwa cyane. Ngiyo rero imwe mu myambaro wahitamo muri iyi minsi igezweho. Ikiganiro Tsapa Fashion Show kirakomeje. Njye nari Mihaye Umubyeyi. ngira ngo rero mwe mwese mukunda kugendana n'ibigezweho mwabonye byinshi cyane muri iyi nkuru. Dukomereje rero mu gice cyacu aricyo Fashion Academy, akaba ari handi tukwigisha byinshi cyane ku bijyanye n'imyambarire. Mu cyumweru gishize rero tukaba twararebeye hamwe uburyo wakwambara bijyanye n'ibara ry'uruhu rwawe. Uyu munsi rero muri Fashion Academy tukaba twabateguriye uburyo wakwambara bijyanye n'imiterere y'umubiri wawe. Reka tubirebere hamwe. Inshuti z'ikiganiro Tsapa Fashion Show, tubahaye ikaze mu gice cya Fashion Academy aho twigira hamwe kwambara neza, mbese tugatsapa bihebuje. Ushobora kuba wibaza niba umubiri wawe kuteye mu buryo runaka bishobora kukugora kwambara ukaberwa. Waba unanutse cyangwa ubyibushye ntuhangayike kuko umuntu wese ahava akagera yakwambara neza ndetse akanaberwa cyane. Icyambere na mbere usabwa ni ukumenya imiterere y'umubiri wawe. Uburyo imibiri yacu iteye bitandukanye nibyo biduha umwihariko nk'abantu runaka. Umugabo cyangwa umusore wa mbere tugiye kuvugaho n'ufite mu ntugu hagutse kurusha mu nda he. Uramutse ushushanyije ku mubiri we uhuza ingingo ze byasa gutya. Niba ufite umubiri uteye gutya ufite kuba wahitamo imyenda myinshi itandukanye kandi ikakubera. Ushobora kugerageza imyenda igezweho kuko uko ije kose irakubera. Umugabo cyangwa umusore wa kabiri tuvugaho n'ufite mu mayunguyungu hatoya akaba afite mu gatuza hagutse cyane. Kwambara umukandara birakubera, imipira iciyemo imirongo itambitse, ifitemo ijosi rimeze nk'inyuguti ya V, amapantaro cyangwa amakabutura afitemo ibishushanyo bitandukanye, ndetse no kwambara amakoti atariho imitako myinshi birakubera cyane. Irinde kwambara amapantaro agufashe cyane kuko akabya kugaragaza igice cyawe cyo hasi uburyo ari gito. Umugabo cyangwa umusore wa gatatu tuvugaho n'ufite mu ntugu hangana no mu mayunguyungu ye. Uwo kugira ngo aberwe asabwa kwambara imyenda yo hejuru yagura mu ntugu ze. Kwambara amakoti afite mu ntugu hagutse biramubera. Ushobora kugerekeranya ishati n'ikoti bikongera ubunini bw'igice cyawe cyo hejuru. Irinde kwambara kositimu ifite ibipesu bine kuko irushaho kongera ubunini bwo mu nda hawe. Umugabo cyangwa umusore wa kane n'ufite mu ntugu hato akagira mu mayunguyungu hanini. Uwa akunze kuba abyibushye ariko n'abananutse bashobora gutera gutyo. Kwambara amabara yijimye hejuru birushaho kukugaragaza neza. Ikindi kwambara ikoti rifite mu ntugu hagutse bituma uberwa cyane. Irinde kwambara imyenda irimo imirongo itambitse kuko ikugira munini mu nda. Irinde kandi kwambara imipira iri mu bwoko bwa Lacoste kuko igabanya ubugari bw'intugu zawe. Ndetse unirinde kwambara amapantaro agufashe cyane kuko atakugaragaza neza. Umugabo cyangwa umusore wa gatanu ari nayo wa nyuma n'ufite mu nda hagutse kuruta ahandi hose akwiye kwambara imyenda iharambura ikanagura agatuza ke. Uwo mugabo cyangwa umusore kwambara imyenda yo hejuru ifitemo imirongo ihagaze biramubera kuko bituma mu nda he hagaragara ko harambutse. Ambara amapantaro ndetse n'amashati afite uburebure bukwiye. Ikindi kandi imyenda ifite amashusho yijimye yakubera ndetse no kwambara amapantaro agukwiriye neza bikugaragaza neza kurushaho. Ibyo byari ibintu bitandukanye umuhungu cyangwa umukobwa akurikiza mu gihe yifuza kwambara bijyanye n'imiterere y'umubiri we. Yari Mugabe Ahmed, mukomeze muryoherwe n'ikiganiro Tsapa Fashion Show.
ngira ngo rero mwabyiboneye cyane cyane benshi bagiraga ikibazo cyo guhitamo imyenda bitewe n'ukuntu bateye. Igisubizo cyabonetse gitsa fashion show n'ahandi. Tukaba dukomereje rero mu gice cyacu aricyo interviews akaba ari hahandi dutumira benshi cyane bakubari mu mwuga wo kwerekana imideli cyangwa se gutunganya imideli. Uyu munsi rero tukaba tubafitiye Style by One. One rero akaba ari umustiliste ukomeye cyane mu Rwanda, akaba yambika ibyamamare byinshi hanze ndetse no mu Rwanda. Reka dukurikire ikiganiro twagiranye nawe ubwo twamusuraga iwe. Oh yeah, hey. Every week is fashion week for me. Wake up, put on all the freshest shit. Umustiliste, bon, biravana n'ururimi kandi ubivuzemo. Iyo uvuze umustiliste mu cyongereza biravuga umuntu ni nko gutegura imyambaro, ni nko gushyira hamwe imyambaro ugatunganya imyenda hanyuma ugakora umwambaro umuntu agashobora kwambara akaberwa akarimba agasa neza. Ariko iyo uvuze mu gifaransa umustiliste ni cyo kimwe n'umu designer, nk'umu fashion designer. So kenshi rero ino dukunda gukoresha icyongereza, donc iyo uvuze umustiliste stylist mu cyongereza biba bishatse kuvuga cyane uwo muntu wambika abantu, ni kwambika abantu, gutegura imyenda, gushyiramo imyenda, ugakora imyambaro ukambika abantu bakarimba. Hama umu designer nawe akaba avuga ujya muntu urudesigning ukora imyenda agatekereza nk'umwenda ukuntu waba uteye umeze, then akabishyira mu ngiro agakora umwenda ukagaragara. Nabitangiriye kuri jewe kubera namwe mfite style itandukanye n'iy'abandi. Uko hashize igihe abantu barabireba bavuga ati naje ndashaka ikintu nk'iki nagikura he nagisanga he. Nuko nguko byatangiye. So byatangiye kuri jewe ari ibintu bisanzwe nk'urundi buzi busanzwe, ariko nkaba mfite style yanjye nkunda, and then abantu bakabishima bakambaza ahantu babikura. Nuko nguko nabitangiye mbikorera abacuti. Mu nyuma ndatekereza n'abantu barangira inama bambwira ati si ibyo bintu nta kuntu wabikora bikakubera nk'akazi, kubera ubikora wishizemo wese ubwo wabyitwararitse cyane nta kuntu wabikora bikaba n'akazi kawe. So nuko nguko byatangiye. Nk'abantu dukunze gukorana hari umu TV presenter, akaba ari mu media personality yitwa George Ndirangu, hakaba hari n'abandi ba TV presenters bake nigeze gukorana nabo kuri RTV, ariko ubundi n'aba anonymous, n'abantu batari kuri public scene, batagaragara cyane ahantu batari, n'abakobwa ndabambika. As you probably have noticed, a lot of people have noticed, more the time in suits. It's also ni nabyo nkora buri gihe, nkora amasuti kandi nkunda kwambara amasuti. So buri gihe mba ndi mu masuti. Hari abantu bajya bakora joke bati ese none wowe nigiye kuryama mu masuti cyangwa uri muri sport. So to say that almost all the time I'm in suit or classic style. It's mostly new personal style yanjye. Ariko ntabwo bivuze ko rimwe na rimwe I introduce other items muri style yanjye, nkashyiramo ama sneakers, nkashyiramo ama t-shirts, nkashyiramo ama shorts, depending bivanye kuri situation, circumstances, event iri kuva. Ariko most of my style, personal style is the classic style, ariko not so old school. Itari old school cyane, ifite touch ya glamour, ariko iri balanced, ariko mostly mu masuti. Fashion scene yo mu Rwanda irashimishije cyane kubera bigaragara nk'uko ari nshyashya, itamaze igihe kinini cyane. Ibindi bihugu usanga bamaze imyaka 20, 30, ibindi bihugu byo muri Afurika ugasanga iranarenga iyo ngiyo, babimazemo imyaka myinshi, bafite experience, bageze kure. Ariko mu Rwanda bigaragara yuko iracyari nshyashya, ariko ukareba ibintu bakora ukabona yuko ari ibintu bishimishije.
of course hari intambwe nyinshi bizasaba kugira abatera imbere nabo bashobore kuja kuri competition nk'iy'abandi international, ariko birashimishije ahantu biri, urabona yuko bakora ibyo bashoboye, bafite ambition, kandi ukabona yuko barimo kabisa, harimo abantu bakora ibintu bishimishije bikanagerana kure, bikanaba recommended mu bindi bihugu byo ku isi. So I think ndabona hariho potential muri fashion mu Rwanda. Hari imyenda yo mu Rwanda myiza, buri gihe iyo uzi ukuntu nkora, ni ukuvuga umustylist akora buri gihe akurikije the needs, ibintu umukiriya akeneye. Ibyo akeneye ni kuvuga ese akeneye imyenda yo kujana ku kazi, ese akeneye imyenda yo gusohokana, ese akeneye imyenda yo mu bukwe. Ibyo bintu nibyo bikugahiringa mu kumenya imyenda uhitiramo umukiriya, ukamukorera amaproposal atandukanye. Ikintu bakwibandaho cyane ni kuba bafokasinga kuri creativity na finishing, good finishing. Ni kuvuga guhimba nyine bakakora ibintu byabo. Ni kuvuga hari tendency ishobora kuba mu designer yo kwigana ibintu by'abandi, ariko kubera byumvikana, kubera ari bishyashya, kubera ari ibintu bitaramara igihe kinini mu Rwanda, ariko ugasanga ibintu nka byose biri kubisohoka kuri fashion scene yo mu Rwanda ari nka bya bindi tuzi biri ahantu hose, ariko ntabwo turagera kuri point yuko kuva hejuru, kuva ku mutwe gushika ku rukweto waba wambaye ibintu byose bikorerwa mu Rwanda. Naho byanashoboka, not on the level yuko wabikoresha buri munsi wakomeza ugira imyambaro yose ikorerwa mu Rwanda. Haracyariho igihe, haracyariho we are still improving. Hari ibintu byinshi dukeneye kugeraho, ariko harimo potential, ni ibintu bigaragara ko bizagerwaho n'izi mbaraga ziriko zishigwa muri Made in Rwanda. Urabona ko ari ikintu kuko gishoboka. Ngira ngo rero mwabyumviye uburyo Juan asobanura cyane umwuga akora w'ubustiliste, ndetse n'abantu benshi yagiye akorera, cyane cyane n'urugendo yagiye abigiramo muri umwuga w'imideli. Nyuma rero yo kumva urugendo rwa Juan mu mwuga we wo kwambika abasitari batandukanye, reka dukomereze rero mu gice cyacu aricyo ijwi ryawe. Ijwi ryawe rero akaba ari handi tugusura wowe munyarwanda aho uri hose, ukatubwira byinshi cyane ku bijyanye n'imyambarire cyangwa se ubumenyi ufite mu myambarire. Uyu munsi rero mu ijwi ryawe tukaba twaganiriye n'abanyarwanda benshi, cyane cyane abacuruza imyambaro, batubwira impamvu badakunda gucuruza imyambaro ya Made in Rwanda cyangwa se imyenda ikorerwa mu Rwanda. Nawe umunyarwanda rero aho uri hose ushobora kuba waduha inyunganizi cyangwa se igitekerezo kuri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nawe uca ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye, uhereye kuri Twitter wandikamo ijambo Tsapa Rwanda, kuri Instagram na Facebook wandikamo ijambo Tsapa Fashion RW. Nawe rero wacitswe n'ibiganiro byacu bitandukanye cyangwa se wifuza kumenya byinshi tugenda tukugezaho buri munsi, wadusura kuri YouTube wandikamo ijambo Tsapa Fashion Show, ugahita ukora subscribe, naho ngaho uhera ukomeza kureba ibyo tukugezaho byose. Reka twumve rero byinshi twaganiriye n'abo bastiliste batandukanye. Imyenda kuba tutayicuruza si uko ntabwo tubasha kuyibona uko bikwiriye, kuko tuyibonye naho twayirangura byarushaho kuba byiza kugira ngo duteze igihugu cyacu imbere. Made in Rwanda ntabwo twe turanayibona ngo bayishyire ku isoko. Baramutse bayishyize ku isoko ikagura amafaranga make cyane ku buryo umuturage wese ayibonamo nta kibazo, twayicuruza. Ikigaragara cyo ntabwo abanyarwanda barayikunda. Akenshi iki kintu bayangira nta kindi nuko nshobora kugura ishati y'umukara ya Made in Rwanda, twahura ahantu mu kirori tugasanga turi nk'abantu 10 tuyambaye twese zisa, nta tandukana na rito rihari. Made in Rwanda ngiye kuntu mbibona by'umwihariko, ubona yuko ibintu inganda zacu zirimo zikora nkeka ko zishobora kuba ziri kubyohereza hanze, kuko biri hano iwacu bikorwa bikamanuka bikatwegera twaba tubibona. Ndatanga urugero
irebye nk'inganda zikora amazi zikora amata nk'Inyange n'izindi ubu byaramanutse biri hano hasi ugera hano za Cosmos hirya hose ugasanga hasi biraboneka byashira umuntu akabasha ko yagenda akabigura. Kandi ikindi nanone ikindi nacyo gihari nanone made in Rwanda irahenze cyane, iracyari hejuru cyane, barahenda cyane kandi ntago abantu barabyumva neza. Cyiza babanje bakabyumvisha abantu, byashoboka ko bayikora mu tise nziza ku buryo wenda bayitugarura buri muturage wese akisangamo akajya yibonamo bitewe n'uko mu mufuka we ahagaze. So habajije kuba haboneka urwo ruganda rukora made in Rwanda, natwe abacuruzi twabona twarajyayo tukarangura. Mu by'ukuri iyo ibintu bigitangira buri abantu kubyumva biragoye, ariko uko bucya bukira niko turi kugenda turushaho kugenda tubyumva. Gusa uyu munsi wa none utembera amasoko ngira ngo hose mwagiye mureba nta made in Rwanda muri bubonemo. Imangaze n'ibicuruzwa byo mu Bushinwa byinshi tubikura za Uganda. Rero twabona ibintu byo kugira ngo turangure kandi bifite karite abanyarwanda bakunda, kuko abanyarwanda made in Rwanda kugira ngo bajye mu mutwe ni ukugira ngo bashyiremo izindi mbaraga nyinshi cyane kugira ngo abanyarwanda bayikunde. Nta made in Rwanda turimo kubona, ni ukuvuga ngo cagwa ko kiracitse, ariko ibikorerwa hano iwacu ntabyo turi kubona, ahubwo uri gusanga turimo kugura ibituruka hanze. Nkavuga rero mu by'ukuri byakamanutse cyangwa se nabo bakamanuka bakatwegera nk'uko namwe muba mwadusuye bakareba n'ikibazo gihari. ngira ngo rero mwabyumviye byinshi cyane abacuruza imyambaro batugejejeho batubwira impamvu badacuruza made in Rwanda cyangwa se imyambaro ikorerwa hano mu Rwanda. Dukomeje rero n'igice cyacu cya Pro Tips nk'uko mumenyereye, Munyana Joyce aratugezaho ibyo yaduteguriye. Dukurikire byinshi. Ikaze nanone mu kiganiro Safa Fashion Show. Mu gice cyacu rero cya Pro Tips tugiye kurebera hamwe uburyo wakwisiga makeup waba ugiye gusenga, ugiye gusura inshuti cyangwa se ugiye mu kazi. Reka turebere hamwe. Aha tugiye gutangira dukoresha eyeshadow base tuyishyira ku maso kugira ngo ize gutuma eyeshadow zigaragara neza. Dukomeza ahangaha dusigiriza kugira ngo eyeshadow base ibashe kugaragara neza ntikomeze gusa umweru cyane. Mbere yuko ushiraho eyeshadow biba byiza yuko ubanza gushushanya aho uri wishyira. Ahangaha njye nakoresheje Pro Concealer nk'uko mubibona, murabona ko ndimo ndashushanya aho ngiye gushyira eyeshadow. Nk'uko mubibona, murabona yuko nashushanyije aho ngiye gusiga eyeshadow. Iyo umuntu yashushanyije bimufasha kugira ngo eyeshadow zigende ziri ku murongo neza, ziri muri forme yifuza. Nk'uko mubibona ndimo ndagenda nsigirizamo eyeshadow ahandi nashushanyije. Iyi ni eyeshadow noneho ndi kugenda nsigirizamo ahantu nashushanyije. Ahangaha rero ushiraho ibara ushaka wifuza rijyanye n'uruhu rw'umuntu uri gusiga, cyangwa se wowe wisiga ugendera ku ruhu rwawe uko rusa. Murabona yuko uyu ari inzobe, nahisemo iryo bara kuko ryo riri bugaragare neza ku ruhu rwe. Aha hahera ku ijisho niho umuntu asiga eyeshadow yijimyemo gakeya cyangwa se y'umukara ku bantu babyifuza. Akangaka kitwa mascara, gakoreshwa kugira ngo ingohe zibashe kugaragara neza kurushaho.
nk'uko mubibona murabona yuko bigaragara neza, ntabwo ingohe zishobora kugutokoza mu maso. Iyi nayo ni foundation, biba byiza iyo uwisize ijyanye n'uruhu rwawe. Niba uri inzobe ushobora kwisiga iyi ngiyi, waba uri igikara ukaba ufite iyawe wakwisiga, nanone ku bantu bafite imibiri yombi baba bafite iyabo. Iyo umaze kwisiga foundation ukoresha beauty blender usigiriza kugira ngo inoge ku ruhu rwawe. Iyi nayo ni pons, uyisiga hano ku izuru kugira ngo izuru ribashe kugaragara neza kurushaho. Ubu tugiye gusiga ku munwa. Biba byiza iyo umuntu yisize amabara adapika cyane kuko aribyo bigaragara neza ku munwa, cyane cyane ku muntu uba wisize ku maso ibintu byinshi. Biba byiza iyo wisize utuntu duke cyane ku munwa, cyangwa waba wasize ibintu byinshi ku munwa, ku maso ugasiga bike. Ubu ngubu ndimo ndasiga lipstick ya shokora hejuru ndetse no hasi habanza kugira ngo ninsigamo indi hagati bibashe kugaragara neza. Nk'uko mubibona nagerageje guhuza lipstick ndetse na lip matte bijyanye. Nawe ku bwawe nujya kwisiga byaba byiza wisize lipstick ndetse ijyanye na lip matte ugiye gusiga. Nawe rero nujya kwisiga uzisiga amabara ahuye. Iyo umaze kwisiga makeup biba byiza ukoresheje spray cyangwa makeup fixer, igufasha kugira ngo makeup yawe itangirike. Nanone si byiza ko wakwisiga nyinshi cyangwa ukitera nyinshi kubera yuko ituma uyaga mu maso. Nizere yuko hari byinshi mwigiyemo muri ProTips y'uyu munsi. Naho utaha. Reka dushimire rero mugenzi wacu Munyana Joyce kuri ProTips yaduteguriye, ngira ngo yatugiriye akamaro turi benshi. Yego, tumushimire cyane rero, ariko ndumva twasoreza hano noneho ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ariko wowe munyarwanda rero ushaka gukomeza kubana natwe, ngira ngo wadukurikirana ku mbuga zacu nkoranyambaga arizo Twitter, Facebook, Instagram, ndetse ushatse no gukomeza kureba ibiganiro byacu byatambutse cyangwa n'izindi tips tugenda tuguha buri munsi, wadusura kuri page yacu ya YouTube, aho wandikamo ijambo Tsapa Fashion Show, ubundi ugakora subscribe ugakomeza kudukurikira. Uramutse rero wifuza kutwandikira cyangwa kutugezaho igitekerezo, tutibagiwe no kwamamaza, ushaka kutwandikira kuri email yacu ariyo info@tsapafashion.com. waba wifuza no kudusura ku rubuga rwacu rwa internet, wadusura kuri website yacu www.tsapafashion.com. Reka rero dushimire na equipe technique yagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo ikiganiro kibagereho gatanu kuri gatanu. Harimo Fabrice Ndayishimiye kuri kamera, Olivier Mukura nka director w'ikiganiro cyacu, ndetse na Bruce Mico Myiza kuri sound. Abayisilamu mwese rero assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyagasana akomeza borohereze kandi igisibo cyiza. Naha rero dusoresha ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, naho ubutaha mukomeze mugire amahoro y'Imana. Every week is Fashion Week for me. Wake up, put on all the freshest shit you ever seen.